Yes, nongeye kwifuriza ibe byiza cyane aho muri hose mu nce z'igihugu zitandukanye muri AP Football Club. Uyu mukinyi mureba, uyu mukinyi AP Football Club ikaba imaze iminsi myinshi irimo iganira nawe, bareba ko bamuzana muri champion y'u Rwanda, akaba ari umwataka. Nakubwira ese byagenze biteye ibiganiro bigeze he, ese birashoboka ko yaza mu Rwanda? Ariko si uyu nguyu gusa, hari n'undi mwataka ukina muri Nigeria. AP Football Club imaze iminsi iri kuganira nawe, bimeze bite? Ariko tusararenga aho ngaho, right, AP Football Club barimo bamaze gufata umwanzuro ko guhera sezo itaha ya 2026 mu buryo bwo kugura abakinyi, hari ubundi buryo bazajya baguramo abakinyi kugira ngo biborohere, bitewe n'uburyo kugura umwataka birimo birabavuna, barimo barahendwa cyane muri sezo ya 2026. Uburyo bushya AP Football Club izatangira kugura abakinyi, uburyo andi makipe za Simba, za Yanga, makipe atandukanye aguramo abakinyi, AP Football Club niwo mwanzuro bamaze gufata. Ikindi muri AP Football Club nakubwira ko umusore Mamadusi mwakunze muri benshi nk'abakunzi ba Nyamukandagira, uyu musore AP Football Club yamuganije amubwira ati waza tukumvikana tukaba twatandukana. Umusore yagize icyo abasubiza, ndaza kubikomozaho. Muri AP Football Club ku basore babiri barimo Richmond Ramute, harimo Yusufu Dauda, turaza kubakomozaho turebe za ndani kuri aba bahungu. Abandi bakinyi barimo sori gato ku mutoza, nawe arahari cyane, yarageze i Nyarugenge. Turebe ngo imyitozo iri ryari, bimeze bite. Nicyo kintu namenyesha abakunzi ba Nyamukandagira. Mwibuke gukanda kuri subscribe, turebe ngo ese uyu mwataka bimeze bite. Ikindi no kwibaza ngo ese k'abantu bavuga ko umwataka wa AP Football Club ari Kigali, ese nibyo koko? Ese umwataka yarabonetse, bimeze bite? AP Football Club ku isoko bimeze bite? Ngiye kubakubita detail kuri uyu munsi, mumenye uko Nyamukandagira imeze, ndetse na gahunda zayo uko zifashe, kubera icyo umwataka adatangazwa. Ese yarabonetse, yarabuze? Ese APR guhendwa, bimeze bite? Ibyo byose nibyo ngiye kuba najya gute narambura muri iki kiganiro. So niba utakanze kuri subscribe, kana kuri subscribe. Abakunzi ba Nyamukandagira n'imfura cyane, mukande kuri subscribe, ubundi dusangire mbatemo muri puko hatari muri iki gitondo. So ngira ngo reka twe no gutinda mba kubitemo za ndani muri iki gitondo. Umutoza ku munsi w'ejo mu masaha y'isanga, mu masaha y'isa yine yageze i Kigali, right, yageze mu Rwanda. Ubu ngubu kabisa arimo araruhuka gake gake. Ikintu kiriho nuko rwose namenye ko uyu munsi agomba kuganira n'ubuyobozi bwa AP Football Club, bakaganira igihe imyitozo igomba gutangirira. Ariko uyu mutoza yari yasabye AP Football Club ko bashaka umwataka vuba bagatangirana imyitozo. Mu gihe AP Football Club itari yamubona, barapanga uburyo batangiramo imyitozo bagakoresha abakinyi bahari, right, kugira ngo abamanze banagire gute bamenyera umutoza, bamenyeranye n'uyu mukinyi Memel Dao amanze amenyere muri club. Abakinyi bayiragwa Haji nabo bamanze bagire gute batangire kwiyadabuta muri AP Football Club. Abasore barimo Yusufu Dauda. Uyu musore akaba amaze icyumweru n'igice yaravuye muri Ghana, yaje mu Rwanda, akaba yaraje kwitabira imyitozo. Ariko uyu musore ku makuru rwose ngenda nkura gake gake nuko uyu musore ubuyobozi bwa AP Football Club butari kumwemera neza cyane, bitewe na sezo yagize, ubugwayi yagiye ahura nabwo. Ariko ubugwayi ahanini yagiye yitera, ubugwayi abanyamakuru badakunze kuvuga, ariko n'ubugwayi nyine, n'ubugwayi umukinyi nyine yari kwitwa nabi hanze mu bakobwa n'iki n'ubugwayi abakinyi b'abanyamahanga bakunze kugwara bakina mu Rwanda, right. Wenda reka nze mbabwire, wenda iyo ngwara bakunze kugwara imitezi abakinyi benshi. Yusufu Dauda rero yagwayemo inshuro 3 muri sezo zirenga 3. Niyo mpamvu hajya kumva ngo yagwaye, yararembye.
right, yabaga yagwaye cyane. Uyu mukinyi rero afite discipline nke hanze y'ikibuga kabisa. Uyu mukinyi akubwira bati oya sezo isigaye niyo wagirute ntabwo twakongera kumwongerera amasezerano kuko yitwara nabi cyane. Uyu ni umukinyi Yusufu Dawuda. Iyo APR Football Club igiye mu byitozo usanga we yakerewe right, kandi muri APR Football Club ibyo bintu si ibintu badakora, kandi akunze APR Football Club. Murabizi ko abakunzi ba APR Football Club uyu mukinyi Yusufu Dawuda asibye imikino myinshi muri season bitewe n'iyo ngwara right, kubera kujya mu bakobwa kugira iki ugasanga yarwaye amaze ukwezi, araje kinyi match ebyiri yarongera arwaye, kandi n'umukinyi wagaragaje ko ari umukinyi mwiza cyane. Byanatumye n'umukinyi witwa uriya mukinyi w'umwataka tumaze iminsi tubona w'umunyagana ngo ushobora kuza muri APR Football Club. APR Football Club ntabwo yigeze mwifuza right, niko kuri nuko itamwifuje. Ntabwo yigeze mwifuza. APR Football Club yashatse uburyo bwo kuguramo umwataka mu buryo bw'ibanga kugira ngo amakipe atazayibangamira. Yesi urabona nk'umwataka uri kuvuga kuriya yari umwataka ukomeye, andi makipe araza akajya gute akaba yabyivangamo, ariko APR Football Club irimo irashaka umwataka mu buryo bw'ibanga kugira ngo barebe ko byibuze APR Football Club wenda muri iyi minsi irimo iragura umwataka bakaganira cyo koza wenda hakagira nk'indi kipe imwe iza wenda bakaba bamuhanganira, ariko bitandukanye na mbere APR Football Club yabaga iri kwifuza umukinyi ari n'andi makipe arenza 3 cyangwa sangaye arimo mwifuza, ariko kuri ubu irimo irabikora mu buryo bw'ibanga. Ikindi APR Football Club ndakubwira ko bavuze bati uburyo umwataka kumubona bigoye, bavuze bati uguhera umwaka utaha tuzatugura abakinyi bazajya batangira kujya gushaka abakinyi mu kwezi kwa gatatu shampiyona ikirimo, shampiyona itararangira, kubera ko ibi byose kuba umwataka ataraboneka barashaka umwataka nyine uri kuri level nyine yo gukina amatsinda ya CAF Champions League. Impamvu nyine APR Football Club itari kuzana umwataka nyine biracyagoye, nyine biracyagoye. Irimo irashaka umwataka ukomeye, kandi umwataka ukomeye kugira ngo usange ari wowe ekipe imwe irimo iramwifuza usanga ari ikibazo gikomeye cyane. Bavuze bati rero guhera umwaka utaha tuzatwohereza abantu mu mashampiyona atandukanye muri Afrika bajye kutushakira abakinyi babarebe bagumeyo muri ibyo bihugu, bakomeze bari abakinyi batandukanye batangiye baganire nabo hakiri kare kugira ngo bazatworohereze mu gihe cya Amerika to mu kwezi kwa gatandatu. Umukinyi twamaze kuganira nawe aze ahita sinya, nibwo buryo bapanze ko bazaguramo abakinyi umwaka utaha, kuko APR Football Club irimo irahendwa cyane bitewe n'igihugu ivuyemo, bitewe na ekipe umukinyi ariko mva ashaka kuba yakwerekeza mitaragera mu matsinda, nyine tugasanga birimo birayigora cyane. Ku musore Mamadou Sy baramubwiye bati batuganire wa muhungu we uze dutandukane, nimba ari n'amezi tukwishyura we wagira uti ube watandukana natwe, kuko baramubwiye bati tugiye gushaka undi mwataka na Denis Omedi arahari ashobora gukina kuri nimero 9 awatara, nuko wagize gutya ukareka tugatandukana ugashaka indi ekipe werekezamo. Adusi yarabwiye ati njyewe mwazanye umutoza mushya, nanjye nzigaragaza, nanjye nzareba ko yamereza amahirwe nkaba nakwataka izamu. Amadusa abwiye ati rero giye ugaruka no mu myitozo. Uyu musore nawe ari hafi rwose kugaruka mu myitozo, abwiye ati ngiye rwose nanjye nzigaragaza ku mutoza mushya, nanjye ndacyafite amahirwe ko najya gute na kwigaragaza umutoza akaba yankunda. This time bikaba byagenda neza cyane. So urumva ko Mamadou Sy nyine afite gahunda yo kwiprovinga. So tukaturebe ngo ku bakinyi bimeze bite. APR Football Club ku isoko ry'umwataka birakomeye, ndakubwiza ukuri birakomeye. Amakipe arimo arahagurukira muri miliyoni 150, miliyoni 100, man ibintu birakomeye. So kuri gahunda y'umwataka uti gahunda ziteye gute?
So gahunda y'umwataka muri APR Football Club, APR Football Club yashakaga umwataka witwa Sandro Wekwisi Ngwenya, umwataka w'umunya Zimbabwe, akaba yakinaga muri equipe ya FC Platinum. Bagiranye ibiganiro baganira ariko APR Football Club isa nk'itinda mu kuntu ku mafaranga miliyoni 150, urumva APR Football Club yashaka kumanura givuze ngo igire kuri miliyoni 100 bahite bamumanura i Nyarugenge ku musoko wa mbere, right, ku musoko wa mbere. Equipe yo muri South Africa yitwa Amazulu, equipe yo muri South Africa yitwa Amazulu yaraje ita ijya muri idiru, ita ibivangavanga, ita itwara uyu mukinyi yamaze gusinyira equipe yo muri Afrika y'Epfo yitwa Amazulu. APR Football Club yafite gahunda ko uyu mwataka iki cyumweru igiye guhita iza ikamusinyisha, iratindamo gake ku mafaranga yashakaga kumereza miliyoni 100, ariko atindamo gake nyine. Muri South Africa murabizi ko habayo amakipe akomeye cyane kugira ngo equipe ibe yamanutse muri diru, kugira ngo uyikureho umukinyi biba bikomeye cyane. So uyu mukinyi rero akaba yatakira equipe y'igihugu ya Zimbabwe, akina muri FC Platinum nababwiye, akaba ari nimero 9 uzi gukina cyane. Umukinyi ubanza muri equipe y'igihugu, muri equipe ya FC Platinum, akaba ari we uyatakira cyane kabisa. N'umukinyi muremure mwiza afite 1.80 m, right, umukinyi ugize gute umwiza imyaka 25, right. Nakubwira ko APR Football Club yagiye kumumanura i Nyarugenge, mwataka hatari equipe ya Zimbabwe y'igihugu igenderaho cyane. Nakubwira ko APR Football Club yafite option ebyiri. Hari undi mwataka wakinaga muri equipe yakinaga mu gihugu cya Nigeria, ariko akaba yari umunya Cote d'Ivoire. APR yaramuganirije, ariko nawe n'umukinyi ukomeye cyane. Hari equipe yahise iza iramutwara. Football Club nyine irimo ku isoko nyine to irashaka umukinyi uri kuri top, umukinyi mwiza cyane, ariko kuba ari umukinyi mwiza APR Football Club nyine birayisaba kujya muri diru, igahita igira gute, igahita isoza, igahita nyine transfer igahita iyikora vuba bwawe, kuko APR Football Club bamaze kuyitwara abakinyi 4 babataka, kubera nyine kugenda banegosia. APR Football Club ishaka kumanura amafaranga, ugasanga aje indi kipe y'ikimanuka iraje ise ikubita agapapu y'insazi. So urumva i Kigali hari abantu bavuga ngo hari umwataka, na mwataka uraboneka mwabanwe nawe, na mwataka uraboneka muri APR Football Club. Bashakaga kuzana uyu mwataka bagahita bamujyana mu birori bizabera hariya Igicumbi ku munsi wo ku 5, bagahita bamwereka abakunzi ba Nyamukandagira. Ariko APR Football Club niyo mpamvu bafashe umwanzuro bakavuga bati tuzatugura abakinyi mu kwezi, guhera mu kwezi kwa 3 season mu bihugu itararangira, amakipe akiri gukina, abakinyi bakishakisha, tugende tuganiriza umukinyi tube tumusinyishije mu kwezi kwa 6 season ikirangira ahiste aza muri APR Football Club, kubera ko APR Football Club kuri iri soko ishobora kuzana umwataka utari mwiza, kubera ko atari uko itashakaga unyiri umwataka uri ku rwego rwiza, kubera ko yakerewe kujya ku isoko, irimo irahuraho n'andi makipe manini yo muri Afrika. APR Football Club ugasanga ibaye underdog, kubera ko ni equipe nyine ikishakisha nyine kuri uyu mugani wa Afrika. So urebye ngira ngo nuko bimeze muri APR Football Club, ariko abakunzi APR Football Club, APR acyashaka umwataka. Uyu rwose no mwataka azo umupira cyane hariya mu gihugu cya Zimbabwe. APR Football Club yarigiye kumanura i Nyarugenge, ariko byanze. So reka mbwira abakunzi ba Nyamukandagira, amakuru ari muri Nyamukandagira nayo ngayo. APR Football Club ifite abantu bari kwishakira abakinyi muri Afrika, irimo iragerageza, ariko ntabwo byoroshye. Wa muntu we ushobora kuzana abakinyi batari beza, wenda mukavuga muti APR, ariko siko ibintu bimeze. APR Football Club irimo irifuza aba nimero 9 beza, ariko ugasanga birimo birayigora, kubera ko ari equipe nyine itaramenyekana cyane nyine ku isoko muri Afrika. Ni equipe igarutse ku banyamahanga vuba. So amabwire ngo mwasigana ibihe byiza cyane muri iyi konje, mukaryoherwa cyane.
abakozi ba leta, abakozi batandukanye, iyi konje ibaryohere cyane.